Imana yambwiye ngo mbabwire mbatangarize banyarwanda banyamahanga mwumve ikinyarwanda aho muri ahari ho hose igihe kirageze ngo gukora kw'Imana kugaragare. Amen. Ndimo ndumva uburetwa bakoreshwa. Umva nkubwire mukobwa, Imana izi ko mu kazi byamaje kuba intambara. Imana izi ko mu kazi wa mugabo we byamaje kuba intambara. Nukuri kose ndahishuriwe. Umva nkubwire, we bamaze guhereza urwandiko rugusazira mu kazi, hari imbaraga z'Imana zivuganye nanje. Ndumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo ntabwo akazi kawe karangiye, ako kagamba n'Imana irakarangije. Umva nkubwire papa, kararangiye kandi kararangiye. Amen. Ngo nuko Imana iravuga ngo Mose nduwiteka ni njyewe nyiri ibyo bihe, ndabibonye kubabara kwa, ndabona ko uburetwa bwiyongereye, ndabona ko byabaye intambara, kandi icyo navuganye nabo Mose banza unyumve. Ndabona nawe watangiye kushidikanyaho. Abantu muri gushidikanya ku Mana, murekeraho umva icyo Imana intumye. Mwiyishidikanyaho, yumvishe gusenga kw'abatambyi, yumvishe gusenga kw'abahanuzi, ibyo bahanuye, induru zirimo ziravuga, abantu bari mu buretwa, intambara zabaye nyinshi, ingo zabaye ibibazo, amarira ni menshi. Umva nkubwire wa mupapa we, umva nkubwire wa mudamu we, umva nkubwire mukobwa musore, muhanuzi muvuga butumwa, pastor ucitse intege, mushumba nyumva, wowe uneza amatwi aho urahari wo hose. Ndabizi neza uranyumva kuri radio yawe, aha uranyumva kuri radio ya mu modoka, aha uranyumva kuri radio ya telefone, cyangwa uranyumva kuri radio mu rugo rwawe, cyangwa uri muranyumviriza kuri radio mu biro byawe, cyangwa uranyumvira ku mbuga nkoranyambaga. Umva nkubwire, Imana yatumye abahanuzi bavugira Imana mu kanwa kabo, barakubwira ibyo izakora, bakubwira ko ije kukuvana muri ubwo buretwa. Urategereza, uraheba, urarindira, uraheba, utangira kubreminga abahanuzi, uravuga ngo baravangiwe, uravuga ngo abahanuzi b'iki gihe ngo warabirambiwe. Bamwe muri bamwebwe mu nyumva mwafashe imyanzuro yo kutumva abahanuzi, mwafata imyanzuro yo kudajya mu masengero ngo barababeshe. Umva nkubwire, ibyo byabaye ku bahanuzi. Turagushimiye Yesu, habwa icyubahiro n'ikuzo, uri umwami w'amahoro kandi urahambaye. Izina ryawe rizahoraho iteka ryose. Muri iki gitondo utanze agaciro, utanze ububasha kugira ngo duhagarare kandi tuvuge imbaraga no gukomera kwawe. Tubwire isi yose n'abayituye iby'imbaraga n'ubutabazi ugira. Haleluya. Uri data wa twese mwiza kandi imbaraga zawe zirakomeye. Uri Imana y'icyubahiro. Turasenze buri muntu wese uteze amatwi radio Mucyo, yakira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Reka yakira imbaraga zo kumubohora, reka yakira imbaraga zihindura amateka yo kubaho kwe. Haleluya. Reka yongere yumve ubundi buzima bushasha muri Kristo Yesu. Reka kandi yongere akumve mu mikorere, yongere akumve mu bugingo utembera. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka imbaraga zawe zongere zisubizemo abantu buzima. Reka abamaje gutakaza ibyiringiro kandi bongere bacira ibyiringiro. Reka bamaze kumva bihebye byiteka, bamenye neza ko hari Imana yabo ifite imbaraga no guhindura ubuzima kwabo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka kandi abamaze kumva bitagishoboka, babane maze kuva byaramaje kurangira. Uri Imana itangiza ubuzima n'agaciro. Habwa icyoro n'ikuzo rero, ni mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Jewe basuza, nitwa Reverend Amakemwa Pascal. Ntabwo kandi ndi njyenyine, ndi kumwe na Pastor Mukashaka Alphonsina. Yabasuza mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Imana imumpera umugisha. Haleluya. Tugiye kuganira rero amagambo y'Imana. Unyemerere wowe uri mu modoka ugenda, waba witwaye cyangwa se uri muri kwasteri, nyemerera gatoya ntugire ibindi bikurangaza, ubanze wumve icyo Imana intumye ku buzima bwawe. Ahari waba wageze mu kazi, waba uri kutwumvira kuri telefoni yawe, wageze mu murima uri guhinga bitewe naho uri, cyangwa se uri mu nzira urimo urajyayo, cyangwa se uri mu nzira urimo urajya mu kazi, aho uri ahari ho hose, cyangwa se uracyaryamye uracyaruhutse urimo uratwumva kuri radio mu cyumba cyawe, cyangwa
cyangwa se muri saro, ndagusabye ntiza umwanya mutoya tubane wumva icyo Imana intumye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ubashe kwakira impinduka z'ubuzima. Imana naraye nsenze cyangwa se n'ubundi maze iminsenga, ariko iri joro naraye nsenze, Imana ivuga nanjye amagambo akomeye cyane, irambwira ngo ninze mbwire isi nzima cyangwa se buri muntu wese ahari, yaba ari mu Rwanda cyangwa twumvira mu mahanga mu mbuga nkoranyambaga, aho yaba ari hose, aho yaba aherereye wese abashe kumva kandi yakire impinduka z'ubuzima. Imana imbwira ijambo rikomeye cyane ngo n'Imana ihagurukanye amaboko yayo kandi akomeye kugira ngo igutandukanye n'imbaraga zose zafunze inzira zawe kugira ngo utinjire mu cy'Imana yavuganye nawe. Reka nsubiremo, n'Imana ihagurukanye amaboko akomeye cyangwa se n'Imana ihagurukanye imbaraga zihambaye kugira ngo ikubite, irwanye, ihagurukiye kurwanya amaboko yose atuma utinjira mu cy'Imana yavuganye n'ubuzima bwawe. Ahari birashoboka uri umubyeyi neza amatwi uranyumva, birashoboka ko Imana yavuganye nawe yuko ubuzima bwe buzahinduka, urategereza uraheba, urategereza habe biranga, uri umukobwa, uri umupapa, ahari uri umusore, aho urahariho hose uranyumva ndabizi neza, Imana yavuganye nawe mu kanwa k'abahanuzi, irakubwira ngo izabigenza neza. Birashoboka ko ari akazi wabara kubona noneho yaramaje kuvuga nawe yuko uzakugira neza ukabona akazi. Uyu munsi byaranze, uyu munsi ubuzima bwaragucanze, uyu munsi uravuga ngo mbese niyo yavuze cyangwa si yo yavuze. Nkuzaniye iri jambo, nkuzaniye iri jambo. Imana intumanye n'umwuka wayo ngo nkubwire aya magambo akomeye cyane ngo hari Imana yawe. Wirebe intambara urimo, wirebe ibibazo urimo, wirebe ibyo urwana nabyo, haracyariho Imana yawe. We kureba makubuhanganye nayo, haracyariho Imana yawe. Nyumva neza, uri mu kazi, uri mu kazi wakagezemo, ariko urumva byagucanze, urumva wakwisohokera, umva nkubwire wa mupapa we, umva nkubwire wa mudamu we, yewe mukobwa uneza amatwi muri iki gitondo, haracyariho Imana yawe. Ya Mana yavuganye nawe ntaho yagiye. Oya wigira ikibazo, nta kibazo cy'abahanuzi, cunga neza, hari Imana yawe ifite imbaraga n'ubutware. Iyo Mana wizeye, ya Mana umaze iminsi usenga, hahandi hose umaze iminsi utembera ugenda usenga, yaba mu matoro cyangwa n'ahandi hose, vuga uti Mana wandengeye. Iyi niyo Mana yumvisha gusenga kwawe, irangije impamagara kuri uyu munsi wa none ngo ninjire muri studio za Radio Umucyo, mbasha kukubwira imbaraga z'Imana zibohora, mbasha kukubwira imbaraga z'Imana zifata abantu zikabavana mu buretwa zikabagira abantu bagaciro, mbasha kukubwira imbaraga z'Imana zituma umaje gusuzugurwa. Umva mama, nubwo warayurira ihangane, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru yayo marira yawe, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'ikikuriza. Umva wa mupapa we, izo ntambara urwana, ayo marira ibyo byagucanze, urumva wagenda hoya babureze kugenda, wigenda. Hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'icyo kibazo, hari imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izo ntambara, hari imbaraga z'Imana zifite ubutware bwo kukwambura iyo mbaraga yose. Mva nkubwire yemuko, umaze iminsi utekereza ngo imyaka irakujyanye, oya witekereza ko imyaka ikujyanye. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zimpagurukije muri iki gitondo kugira ngo buhagaze gatoya, buhagaze gatoya urebe icyo Imana igiye gukorana nawe. Ariko ndabihamya neza ko iki gitondo ni kimugisha ku buzima bwawe. Birashoboka ko ibitondo byabaye byinshi muri iyi si, abana b'abantu bababaye, ubwo isi yari yuzuye umwijima, abantu badafite direction n'imwe, ubuzima bwarabacanze, ariko ntago bari bazi ko Mariya twite Yesu Kristo. Icyo ntago bari bakizi. Umva nkubwira ahantu wicaye uneza amatwi, ni ukuri kose hari igisubizo cyawe. Iki gisubizo kiracyahari, nubwo umaze iminsi ucimanza mu mutima ng'Imana yarakwibagiwe, ntabwo yakwibagirwa. kuba ukiriho uracyari umukandida wo kubona amaboko y'Imana ku buzima bwawe. Icyambere nuko ukiriho, cyambere nuko wabyutse, nubwo uri mu bitaro uranyumvira mu bitaro, icyambere nuko wabyutse. Banza usuzume gatoya, hari abari bari hafi yawe bamaje gukurwa mu mubiri, kuba ugihumeka uracyari umukandida wo kongera kubona ubuzima. Nyumva neza, nubwo bakubwiye ngo bari bukubage, ntago barakubaga. Hari imbaraga z'Imana zinyicaje ahantu kugira ngo nkubwire ngo Imana izanye amaboko akomeye kugira ngo ikuvane muri zo mbaraga zagufashe. Ntabwo uri bubagwa ayo maguru, ntabwo uraza kubagwa, oya izo nyama zawe bari bagiye gukatagura, ntabwo ibyo biraza kuba, kuko hari Imana isubiza ubuzima. Imana niyo ifite imbaraga n'ubutware, ongera uyizere. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, ribonetse mu gitabo cyo Kuva. Kuba twumva bagiye gukoresha Bibiliya ntagatifu biboneka mu gitabo cy'iyimuka Misiri
muri Bibiliya yera ni igitabo cyo kuva. Tugiye gusoma ibice byaho 6, tugiye guhera ku murongo waho wa mbere tugeze no wa 6. Unyemerere untega amatwi wumva icimana intumye muri iki gitondo. Ahari hari benshi baciye kuri radio, hari nabahaciye ejo, hari abahaciye nimugoroba, ariko nyemerera umpereze umwanya mutoya. Ni minota mikeya wumva icimana intumye ku buzima bwawe. Reka twashire mami udusomere. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none, nukuri uhereye none, uzabona ibyo nzagirira Farawo. Wowe uraza kuza kuba ari byo nzagirira Farawo. Azabarekura. Nukuri kose azabarekura. Bagende. Bazagenda pe. Abyemejwe n'amaboko menshi. Kandi ntabwo Farawo azabikora ku giti cye, azabikora ku bw'amaboko menshi. Kandi no kwirukana azabirukana. Nubwo yanze kubarekura, nubwo yanze kubemera ngo mugende, azabirukana ku bw'amaboko menshi. Mu gihugu cye ku bw'amaboko. Azabirukana muri iki gihugu yabafatiyemo ku bw'amaboko menshi. Imana ibwira Mose iti, Imana kandi irasubira ibwira Mose, Nduwiteka. Mose nduwiteka. Kandi nabonekeye Aburahamu. Erega Mose wishidikanyaho, ndi Imana yabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo. ndetse ninjye wabonekeye Isaka. Nitwa Imana ishobora byose. Aha, ninjye wabonekeye Yakobo, nitwa Imana ishobora byose. Ariko sinabimenyesha ntabwo nigeze mbimenyeshaho neza rwose. Nitwa iryo zina Uwiteka. Nukuri Mose weho ndabikubwiye, nitwa iryo zina nduwiteka. Ni jewe nyiribihe, ni Imana nyiribihe byose uri gutambukamo. Yego. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo. Nukuri ibyo navuganye nabo narabikomeje. Ko nzabaha igihugu cy'i Kanani. Nukuri nzabaha igihugu cy'i Kanani. Igihugu cy'ubusuhuke bwabo. Igihugu cy'ubusuhuke bwabo. Basuhukiyemo. Kandi numvise umuniho w'Abayisiraheli. Ubu tuvugana numvise umuniho w'Abayisiraheli. Abanyegiputa bazitiriye. Numvise uburyo Abanyegiputa babazitiriye aho hantu. Mu buretwa. Bakabakoresha uburetwa batabarekura. Nibuka isezerano ryanjye. Nagije nyamara kubyumva, mera ko nibuka isezerano ryanjye nagiranye nabo. Nuko mbwira Abayisiraheli yuko nduwiteka. Uyu munsi bwira Abayisiraheli yuko nduwiteka. Kandi nzabatura. Yego. Imitwaro Abanyegiputa babakorera. Kandi nzabatura imitwaro aba Banyegiputa babakorera. Mbakure mu buretwa. Nukuri nzabakura muri ubwo buretwa. Abakoresha. Ubwo buretwa babakoresha. Bacunguza ukuboko kurambutse. Nukuri kandi ndabacunguza ukuboko kwanjye kurambutse. N'ibihano bikomeye. Ndetse n'ibihano bikomeye. Imana iduhana umugisha. Amen. Habwa umugisha mama. Amen. Hallelujah. Imana yacu habwa icyubahiro kandi yongere yubahwe mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe uduteza amatwi muri iki gitondo. Amen. Aya ni amagambo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Imana data, Imana ishobora byose, Imana nyiribihe. Nituvuga ngo Uwiteka, wumva Imana nyiribihe, ni Imana nyiribihe. Izi bihe wa mumama we umaze igihe ucamo, izi gihe pastoro byacanze uneza amatwi, wicavuga ngo Imana yarakuretse, ngo warasenze, ivugana nawe biribagirana. Yewe wamuvuga butumwa we uneza amatwi, umva nkubwire, Imana izi ibyo bihe. Umva muhanuzi we uvuga ngo ariko aracyavugana nanjye. Imana ishobora byose, ni Imana nyiribihe. Ariko Mana nyagasani, umva nkubwire papa, aho hantu uri mu modoka, uri muri kwasiteri, ese uritwaye, urabona byagucanze, ibyo bihe by'amakredi ni Imana nyirabyo. N'ibyo bihe Imana ibirimo. Ariko Mana nyagasani, ibyo bihe by'amarira mama, n'ibyo bihe Imana ibirimo. Ibyo bihe muko nabyo Imana ibirimo. Ni Imana nyiribihe. Amen. Ni Imana nyiribihe. Tugarutse inyuma gatoya, uhereye ku bice byaho 5 ku mirongo ikurikira, hari amagambo akomeye cyane. Mose Imana yabanje kumutuma, Imana imaje kumutuma, aragenda atumikira Imana, arabwiriza, abwiriza ubwoko bwa Isiraheli, abubwira icyo Imana imutumye, yuko Imana imubwiye ngo nagenda ababwire yuko igihe kigeze bakahava, bamara kuhava bakazatambira Imana ibitambo bageze mu butayu. Kandi irangije avuga ngo ni iminsi 3 ibyo bintu bigomba gukorwamo. Hallelujah. Uzakoza kwansomera aho hantu, nuza kubona umwanya aho uri muri mu rugo iwawe, cyangwa se ugeze mu biro byawe, wowe uri muri mu kazi twumva.
ngo Mose aragenda yumvira Imana, amaze kumvira Imana arabivuga, bivuga neza nk'uko Imana imutumye. Ngo akimara kubivuga ngo Farawo arabaza ngo iyo Mana ni iyihe, ngo barabwira ngo ni Imana y'Abaheburayo, arakomeza arayitakagiza. Ariko akimara kuvuga ayo magambo Farawo aramusuzugura, Farawo aramunyega, Farawo ntiyamwumva, ahita atanga amategeko arababwira ngo Abisiraheli nibagende bakora ibihano byabo, bakomeze babumba amatafari. Umva nkubwire wa mupapa we, umva nkubwire wa mudamu we, umva nkubwire mukobwa musore, muhanuzi muvuga butumwa, pastor ucitse intege, mushumba nyumva, wowe uneza amatwi aho urahari wo hose. Ndabizi neza uranyumva kuri radio yawe, aho uranyumva kuri radio ya mu modoka, aho uranyumva kuri radio ya telefone, cyangwa uranyumva kuri radio mu rugo rwawe, cyangwa uri muranyumviriza kuri radio mu biro byawe, cyangwa uranyumvira ku mbuga nkoranyambaga. Umva nkubwire, Imana yatumye abahanuzi bavugira Imana mu kanwa kabo, barakubwira ibyo izakora, bakubwira ko ije kukuvana muri ubwo buretwa. Urategereza, uraheba, urarindira, uraheba, utangira kubreminga abahanuzi, uravuga ngo baravangiwe, uravuga ngo abahanuzi b'iki gihe ngo warabirambiwe. Bamwe muri bamwebwe mu nyumva mwafashe imyanzuro yo kutumva abahanuzi, mwafata imyanzuro yo kudajya mu masengero ngo barababeshe. Umva nkubwire, ibyo byabaye ku bahanuzi, ibyo byabaye ku bashumba, byabaye no kuri Mose. Imana imutumye ngo nuko Farawo arababwira ngo nimukomeze mu matafari. Ntabwo ari igitangaza rero cyuko nawe ukomeje gukora ubwo buretwa, kandi Imana yaravuganye nawe. Umva ikinyicaje aha hantu, nicajwe n'aha hantu kugira ngo nkubwire abahanuzi barahanuye nubwo uburetwa bwakugumyeho, kandi bakubwiye ngo Imana yavuze ngo uburetwa bukuvuyeho. Ariko umva ikinzanye, ndagira ngo nkubwire, Imana icyo gihe yaracecetse no ku bwa Mose, kandi Imana yari yavuze, Imana yari yavuze. Nkubwire, uneza amatwi nkubwire ikintu abantu kuko nawe uri babwiye Mose icyo ari cyo. Baramubwiye ngo yewe Mose, utaraza nubwo twakoraga uburetwa, ariko ntago twari dufite ibibazo birebire cyane. Uze gusoma icyo gice cya 5 ugeze ku mirongo yanyu mihera usatira 6 uraza kubona amagambo ari nkubwire. Baramubwira ngo none kuva wavuga aya magambo twarababajwe bikomeye. Ye umva wa mukobwa we, kuba barakubwiye ngo uzashaka ahubwo na fiance wagahita agenda, kwa barakubwiye ubukwe ahubwo bigahita byangirika. Umva nkubwira wa mupapa we, kwa barakubwiye umugisha intambara zikaza, kwa barakubwiye ko iduka rigiye kwaguka ahubwo abakiriya bakagenda. Ibyo no kuri Mose byabayeho. Ntabwo ari igitangaza kuba warivovose, ahubwo ikibazo nuko bahunze Imana ugasohoka mu nsengero. Ikibazo nuko bahunze Imana ukareka kongera gusenga, ugatangira ngo yewe wasenze arahagije. Baramubwiye ngo yewe Mose, kuva waza nibwo twahuye n'intambara, kuva waza nibwo byaducanze, kuva wavuga yuko Imana idutabaye nibwo byatuyobeye. Ariko Imana nyagasani baramuzomera nkuko abakristo cyangwa se abizera bazomereye abahanuzi, nkuko bazomereye abashumba, nkuko birwa bavuga niko Mose bamuzomereye. Usoma icyo gice. Ariko Mose arakomera ngo arazamuka bazima, ngo ariko Mana wabigenje ute, kuki wanumye kuri aba bantu none bakaba bababajwe, akaba ari bw'uburetwa bwabo bugwiriye. Umva ikinzanye, tega amatwi nyumve. Nubwo intambara zagwiriye, Imana yaravuze, Imana ije kugira ikibikora. Imana yumvisha gusenga kw'abatambyi, Imana yumvisha gusenga kw'abahanuzi, Imana yumvisha gusenga kwabo batakira ubwoko bw'abo Imana yabatumyeho. Haleluya. None Imana izanye imbaraga zikomeye kugira ngo ikuvaneho ayo maboko yatumye utinjira mu mugisha wawe. Imana izanye imbaraga zikomeye kugira ngo ikuvane muri ayo maboko. Icyo nicyo kinyicaje muri iki gitondo. Imana nyagasani ngo maze Mose arasenga, ngo akimara gusenga tugeze aho dusomye mu bice 6 ngo Imana ivugana nawe, ngo ikimara kuvugana nawe ngiramubwira ngo Mose, jewe ubu tuvugana gutaka kw'Abisirayeli ndimo nkumva, ndimo ndumva uburetwa bakoreshwa. Umva nkubwire mukobwa, Imana izi ko mu kazi byamaje kuba intambara, Imana izi ko mu kazi wa mugabo we byamaje kuba intambara. Nukuri kose ndahishuriwe. Umva nkubwire,
we bamaze guhereza urwandiko rugusezerera mu kazi, hari imbaraga z'Imana zivuganye nanjye. Ndumva ijwi rimbwira ngo nkubwire ngo ntabwo akazi kawe karangiye, ako kagambana Imana irakarangije. Umva nkubwire papa, kararangiye kandi kararangiye. Ngo nuko Imana iravuga ngo Mose, ndi Uwiteka, ni njyewe nyiri ibyo bihe. Ndabibonye kubabara kwabo, ndabona ko uburetwa bwiyongereye, ndabona ko byabaye intambara, kandi icyo navuganye nabo. Mose banza unyumve, ndabona nawe watangiye kushidikanyaho. Abantu muri gushidikanya ku Mana, murekeraho umva icyo Imana intumye, mwiyishidikanyaho. Yumvishe gusenga kw'abatambyi, yumvishe gusenga kw'abahanuzi, ibyo bahanuye, induru zirimo ziravuga, abantu bari mu buretwa, intambara zabaye nyinshi, ingo zabaye ibibazo, amarira ni menshi. Ariko Imana iravuganye nanjye ngo nkubwire, nyumva neza. Egereza radiyo yawe neza ugutwi, wumvira ijambo. Egereza, nyemerera wowe uri mu modoka, bwira shoferi azamure ka volume gatoya kugira ngo iyo modoka yose ibyumve. Nyemerera shoferi, nyumvira mu izina rya Yesu. Umva ishakanwa k'umuhanuzi kavuze, zamura ka volume. Abo bantu mwicaranye bari bagiye kwiyahura, babanze bumve. Nyumva mama muri iyo modoka wicayemo, zamura ka volume gato wumvira ijambo. Nyumva nawe wicaye mu biro, zamuraho gato wumvira ijambo. Iri jambo rirakomeye, iri jambo nirigimbaraga. Icyo cyari kigushajije, icyo cyari gitumye wiheba, umva icyo Imana ivuze. Imana iravuze ngo humura, Imana iravuze ngo komera. Ibyo bihira bizi ni Uwiteka. Ibyo yavuganye na Yakobo, ibyo yavuganye nawe yarabisohoje. Ibyo yavuganye na Mose nabyo igomba kubisohoza. Ibyo Imana yavuganye nawe wa mukobwa w'unteze amatwi ngo uzarongorwa, none dore imyaka iragiye, dore umugabo Imana iramuzanye, dore igihe kirageze. Ntiwite ku bahanuzi bagwaruriye ntibisohore, ntiwite kuko bitasohoye. Ntabwo ndiwe kurusha abandi, ahumva icyo nkubwira, zari imbaraga z'ibihe. Ariko iki ni cyo gihe cya nyuma ku buzima bwawe, ngo wakire ineza y'Imana. Niyo mpamvu turi mu kiganiro imbaraga zibohora. Niyo mpamvu turi mu kiganiro imbaraga zibohora, gitegurwa n'isoko y'ijambo ry'ubugingo n'ibitangaza. Muri Yesu biracyemera, muri Yesu biracyakoreka, muri Yesu haracyari ubuzima, muri Yesu haracyari ugwindirwa amateka. Umva ngubwire, wabuze abakiriya mu iduka ryawe, ariko ndahanura Imana irazana abakiriya, Imana irazana abakiriya. Wihunga gusenga, wihunga amateraniro yera ngo byaragucanze iby'abashuma byaraguca. Oya. Zori imbaraga zibihe, zoni imbaraga zibihe. Hari Imana itabara, hari Imana irengera ubwoko bwayo, hari Imana igirira abantu neza, hari Imana yakora ibitangaza, hari Imana yahindura amateka yo kubaho kwawe, hari Imana yazamura umugisha ukongera ukaboneka. Ngo nuko Mose iramubwira ngo ndi Imana yihishuriye Yakobo, ndi Imana yihishuriye Isaka, kandi narabikoze ndabikora, imirimo itangaje narayikoze. None nawe Mose tega amatwi unyumve, ibyo navuze narabisohoje. Nanjye ngiye guhaguruka, mpagurukiye aya maboko yose yanze kurekura ubwoko bwanjye, ndayahagurukiye kugira ngo mpindure kubaho kwabo. Mpagurukiye ayo maboko nje kuyananiza, mpagurukiye aya maboko nje kuyananiza. Arekura ubwoko bwanjye, mpagurukiye ayo maboko mbamburemo. Ndategeka amaboko yose yagufashe, nyemerera neza, nyemerera untega amatwi. Ndategeka amaboko yose yagufashe atuma utarongorwa wa mukobwa we, mu izina rya Yesu. Ayo maboko nakurekure, ugende ukora ubukwe. Ndategeka amaboko. Umva nkubwire mugabo, wari uri mutegura ubukwe ariko hajemo intambara, urabona busa n'ubwapfuye. Umva nkubwire icyo Imana ivuganye nanjye. Imana irambwiye ngo ninkubwire ijambo rikomeye cyane ngo ubukwe bwawe buraza kubaho. Kuko ni Imana yavuganye nawe, ubyibuke neza. Tega amatwi unyumve neza. Yewe muko imiryango yanze kugushyigikira, umva icyo Imana ivuganye nanjye. Birabaho kuko ntago byagenwe nabo. Imana iraza kugushyigikira, Imana iraza guhagarara nawe, Imana iraza gukorana nawe, we kugira ikibazo namba.
umva nkubwire muhanuzi byari bicanze, mushumba byari bicanze, icyo Imana yavuze ihagurukijwe no kugisohoza, umva nkubwire wewe wadepoje bikanga, icyo Imana yavuganye nawe upfa kuba warumvisha ijwi. Imana yambwiye ngo mbabwire mbatangarize banyarwanda, banyamahanga mwumve ikinyarwanda aho muri ahariho hose, igihe kirageze ngo gukora kw'Imana kugaragare. Igihe kirageze ngo Imana ikwambura izo mbaraga. Igihe kirageze, izo mbaraga zatumye udatera imbere, izo mbaraga zituma uri gukinga iduka ukabura abakiriya, izo mbaraga zakubase z'amadeni. Umva nkubwire, ntago baragutereza icyamunara, ntago baragutereza icyo cyamunara. Imana iragihagaritse. Umva nkubwire, wigurisha iyo modoka kugira ngo ubashe kwishyura ayo madeni, ahubwo ukeneye gusenga Imana, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana, Imana akagusengera. Imana ishobora byose, Imana igahindura amateka yawe. Wisara, witomboka, wikwiruka, witurwa wa mudamu we, witurwa wa mupapa we, ukeneye guhura n'umuntu w'Imana akagusengera, amateka yawe agahinduka. Kuko ahangaha ugeze kwisengera ntukibibashije, kuko wamaze kumera nk'umuntu wahuye na toroma. Ukeneye guhura n'umuntu w'Imana muri iki gitondo. Imana igahindura amateka yawe. Ukeneye kongera kumva imbaraga z'Imana, ukeneye kongera kubona ubuntu bw'Imana, ukeneye kongera kubona ibitangaza by'Imana ku buzima bwawe, ukeneye kongera kubona amaboko akomeye, ukeneye kongera kumva ijwi rya Yesu. Umva nkubwire, byari byagucanze, ariko ubundi watekereje igihe wari uri muri bya bibazo byagenze bite? Imana ntiyagutabaye kweli? Niki kiguteye ubwoba? Niki? Komera ushikame, hari imbaraga z'Imana zikora. Komera ushikame. Iyo ndwara ntabwo ari yo kukwica, kuko hari imbaraga z'Imana zigiye gukora ibikomeye. Iyo ndwara ntabwo ari yo kugukoza isoni. Ayo magambo ntacyo azagutwara. Hari nubwo Farawo yaravuze arihararanga, yongera n'uburetwa, nubwo Satani aguteje imbaraga mbi zikomeje kuguheza hasi, ndahanura ku buzima bwawe hari imbaraga z'Imana zigiye kongera gukorana nawe. Hari imbaraga za Yesu zigiye guhindura amateka, hari imbaraga za Yesu zigiye kugukiza izo ndwara, hari imbaraga za Yesu zigiye kuzana amafaranga yagushajije, hari imbaraga z'Imana zigiye kwishyura iyo kredi. Ntabwo urakorwa n'isoni, genda ukingura iduka. Wewe wakomeje kuryama ngo ubundi urajya gukora iki? Umva uko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo genda ukingure, iraza kubana nawe. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo genda ukingure, irazana abakiriya nubwo umaze iminsi warababuze. Imana irambwiye ngo iyo restaurant wiyigurisha iraza kukugirira neza, hari ikigiye gukora. Unteze amatwi, wisara motari we, hari imbaraga za Yesu. Imana ije ku buzima bwawe, Imana ije ku buzima bwawe. Imana niyo mpamvu impagurukije muri kino gitondo kugira ngo nkubwire aya magambo akomeye, nkubwire yuko hari Imana yawe. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye Mana nziza. Haleluya. Uri Imana igira neza, kandi uri Imana ikora, uri Imana ihambaye, kandi uri Imana y'ubuntu. Haleluya. Wadutumye kandi ngo tubwire ubwoko bwawe yuko uhagurukanye imbaraga zikomeye kugira ngo babakure muri aya maboko y'abafashe atuma batinjira mu cyo wabavuze. Hari abakobwa wasezeranyije ubukwe kandi barabyizera, ariko hari imbaraga zafashe umugisha w'ubwo bukwe bwabo. Rero ndagushimiye kuri Imana ije ku buzima bwabo kugira ngo ukubite izo mbaraga zose zafashe amahirwe y'ubuzima bw'urushako rwabo. Erega hari abasore batwumvise nabo kandi umugisha wabo warafashwe wo kubaka ingo cyangwa se irindi terambere, ariko uri Imana yantumye ngo nimbabwire ngo iki ni cyo gihe cyabo cyo kugira ngo bigende neza. Ariko Mana, kandi nagushimiye Mana y'amahoro yuko uri Imana ije guhindura amateka y'ubuzima bwa buri muntu. Haleluya. Hari abantu bakora ariko inyasi zaraje ntago bagihirwa. Mwami wanjye ndakwinginze, hari abafite ababo barwaye, hari abafite ababo baheze hasi mu mariri, hari abafite ababo baheze mu bitaro. Mwami wanjye ndakwinginze kubw'imbaraga zawe,
kubw'ubutware bwawe kubw'icyo cyawe kidasanzwe Hallelujah. unyemerere ndabasengeye bantu bose bateze amatwi iri jambo bongere bakire ineza yawe Amen. bongere bakire ubuntu bwawe Amen. nsengeye abarwayi baheze mu marira Amen. nsengeye abaheze mu bitaro nsengeye abagiye kubagwa mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Hallelujah. ndabakuraho imbaraga za Satani Izina rya migambi Yesu. y'ikuzimu peteshala kostita rahadabo vashikosta mbaraga z'Imana zihindura ubuzima mbaraga z'Imana zikora ibikomeye mbaraga z'Imana zikora ibidasanzwe mana nicyo gihe ngo bavane akamenyero n'agasuzuguro nicyo gihe ngo bamare igisuzuguriro hari abari bagiye guterezwa ibizamunara hari abari bafite amadeni yabazengereje abishyuza babageze habi hari abahawe amapiriyave mu mazu batahamo mu izina rya Yesu ha teshebo vasiko haleluya imbaraga zawe zibabohore butware bwawe bubabeho kandi ubarengere kuko uri Imana ndagushimiye kuva nyanyasi ku bana bawe bagakora waravuze ngo abana bawe nibakiranuka uzabakuraho imbaraga zose zatumaga batabona umugisha urakoze habwa icyubahiro n'ikuzo rero ukiza babo kandi ubarengere ni mu izina ry'Imana Data Umwana n'Umwuka Wera amen.